twese twifuza kuba mu mujyi, ndabizi ko abantu benshi bari mu cyaro, iyo wumvishe umuntu wo mu mujyi uhita utekereza ko ari umuntu ubayeho mu bisubizo. Iyo wumvishe umuntu uvuye mu cyaro akajya mu mujyi, nyuma y'igihe gito uza gutangira gutekereza ko ahari uwo muntu ashobora kuba yarabaye umukire, afite amafaranga, abayeho neza, then ukavuga uti nanjye uwanjyana mu mujyi nanjye nkabayo, nkareba uko abanyamujyi babayeho, ugahita wumva nyine uramutse ugeze mu mujyi ubuzima bwawe bwahita buhinduka for good, burundu. Ibyo ni ibitekerezo byiza bituma umuntu agira inzozi zagutse, bituma umuntu agize inzozi zo gutekereza ibintu byinshi yifuza kugeraho, ariko harimo akabazo. Hari akabazo abantu benshi tudakunda gutekerezaho cyangwa se ngo tugahe umwanya. Nagize amahirwe yo kujya mu mujyi ku mpamvu zo kwiga, mpageze nasanze cyane uko nahatekerezaga ntabwo ari ko hameze mbere. Ubundi umuntu iyo avuze mu mujyi uri mu cyaro uhita wumva ari ahantu, mbese nk'uko iyo uri mu Rwanda umuntu akavuga muri Amerika uhita wumva utekereje ko ari ahantu heza cyane, hariho abantu babayeho neza gusa. Niko abantu benshi dutekereza, ariko actually umujyi ni ahantu. Ubundi umujyi ni iki? Umujyi ni ahantu hatuwe n'abantu benshi. Umujyi mbere na mbere urangwa na population, abantu benshi, kandi ikindi kiranga umujyi ni ibikorwa remezo. Akaba ari byiza ku buzima bw'abantu kuba ahantu hari ibikorwa remezo. Ikindi kandi umujyi ukarangwa n'imikoranire iri hagati y'abantu, imikoranire n'imibanire iri hagati y'abantu. Ugasanga imijyi akenshi, niba twarize mu mashuri twize ko iterambere ry'umujyi rihera ku tujagari. Ahantu hatangiye kugera akajagari haba ari amahirwe y'uko hari kugera umujyi vuba mu gihe kidatinze. Gusa ikindi kintu navuga, akenshi mu mijyi ikomeye, kamvuge nko mu Rwanda kuko niyo mijyi nagezemo, mu mujyi usanga ntibahinga, ko mu mujyi ni uguhaha. Ikindi kandi ntabwo uba mu mujyi nta bumenyi ufite bwakwinjiriza amafaranga, kandi ntiwaba mu mujyi udafite aho uba. Ibyo ni ibintu bitatu ukwiye kumenya. Mu mujyi ukeneye aho uba, ukeneye ko uzajya winjiza amafaranga, ukeneye ko uzajya urya. Bityo hari inama nagira abantu bifuza kuza mu mujyi. Mbere na mbere, niba ushaka kuza mu mujyi, banza wisuzume, banza umenye uti ese ngiye gukora iki mu mujyi? Hariya mu mujyi ko nshaka kujyayo ni byiza, ndashaka kuba umunyamujyi, ariko se mu mujyi ninjyayo umujyi nzaba nkushyiriye iki? Ese ntabwo nzaba ngiye kongera amayibobo, cyangwa bakunda kuvanga indaya ngo ni abantu baturutse mu cyaro bakaza noneho bakabura icyo bakora ikarangira yabaye indaya. Nawe ukibaza se ntabwo ngiye kuzuma rero abo bantu bavuga ko baferinze cyangwa se ibyo bari baje gukora batabigezeho. Abantu baje gushaka akazi noneho bakabura, bakavuga ati se ninsubira mu cyaro sindaba nsebye, then agahita aguma hano agakora ako kazi katamuhesha icyubahiro. Donc akazi katamuhesha icyubahiro nshatse kuvuga ni nk'ako k'uburaya. Ko akazi kose ubundi ni akazi, ariko akazi k'uburaya ntabwo kaguhesha icyubahiro. Ni akazi katari keza cyane. Kuba umuntu yaravuye mu cyaro akaza mu mujyi ntabwo ari ikibazo, ntabwo ari igitangaza, ahubwo ikibazo yaje gukora iki? Ese uje gukora iki? Mu cyaro byari bimeze bite? Mu mujyi uje gukora iki? Mbere yuko uza mu mujyi ujye ubanza urebe uti nsanzwe mbayeho gute mu cyaro? Aho nabaga byari bimeze bite? Ese nari mbayeho neza, nimbayeho nabi, nabonaga ibiraka, ntabyo nabonaga? Akenshi uza mu mujyi kubera ko ushaka kongera amafaranga wakoreraga, ko utekereza ko mu mujyi bakorera amafaranga menshi. Mu mujyi haba amafaranga menshi, ariko amafaranga nanone aba kuri ba bandi bashoboye kuyakorera, ba bandi bafite ubumenyi buzabafasha gukorera amafaranga. Ese wowe hari ubumenyi ufite buzagufasha kuba muri uyu mujyi ugakorera amafaranga ukabaho? Kuko kuba i Kigali cyangwa se kuba mu umujyi wari wose, yaba Kigali, yaba Musanze, yaba undi mujyi w'ahandi hose, ikintu cya mbere ukeneye ni ahantu ho kuba. Inzu irishyurwa ku kwezi. Ukeneye kuzajya uhaha buri munsi, kuko ntabwo wabaho utarya. Kurya ni ikintu cy'ingenzi umuntu akenera mu buzima. Ikindi kandi ukeneye n'ibindi bintu ukeneye byo gukora. Bityo ukeneye kubanza ukabitekerezaho, ukabanza ukareba neza amafaranga winjizaga aho wari uri n'ayo ugiye kwinjiza mu mujyi, ukabanza ukagereranya, ukareba expense wakoraga, amafaranga wakoreshaga aho wari uri n'amafaranga uzajya ukoresha mu mujyi, ukagereranya n'uko yinjizaga n'ayo ugiye kwinjiza.
ni ibintu ntabwo nakubwira ngo bisaba imibare myinshi ngo bisaba ko umuntu yize imibare, ni ibintu nyine utekereza mu mutwe nawe ukabibara ukareba ko bizavamo cyangwa se ko bitazagushyira mu gihombo. Icyo ni ikintu cya mbere nifuza ko abantu nyine bajya batekereza, kubera ko biragoye kubona umuntu avuye mu cyaro yenda atarabayeho nabi, akenshi avuyemo kubera ko ashaka kujya mu mujyi gusa, akagenda mu mujyi ugasanga yabuze icyo akora, yabuze akazi. Ariko niba ufite ubumenyi wumva wazana mu mujyi, ufite ubumenyi wumva bwakubyarira amafaranga mu mujyi, waza nta kibazo, waza mu mujyi then ugakoresha ubwo bumenyi bwawe. Ariko abantu nubwo tuza mu mujyi akenshi ntabwo dukwiye kwibagirwa iwacu, ahantu wakomotse, kuko mu gihe kitari gitoya murabizi ko iterambere riri kugera ahantu hose, mu gihe kitarambiranye, mu gihe kitari icya kera, ahantu hose mu gihugu hazaba hamaze kugera imijyi. Uzaba usanga ahantu wasize ari icyaro harabaye umujyi mwiza, then abantu bashobora kuzarwanira gusubira mu byaro, kubera ko Kigali cyangwa se n'indi mijyi, ndi kuvuga cyane kuri Kigali ariko n'indi mijyi nayo abantu bayijyamo, iri kugenda yuzura abantu benshi cyane kandi amazu menshi ari kubakwa n'ay'ubucuruzi, bityo bikaba ngombwa ko abantu batangira kugenda batura mu nkengero z'umujyi. Ese niba udafite ubushobozi bwo kugura ikibanza mu nkengero z'umujyi bizagenda gute? Ukwiye kuza ugakorera hano muri Kigali ariko utekereza uti se nzasubira mu cyaro gute? Ni gute nasubira iwacu nkagenda nkateza imbere? Ni gute amafaranga ndi gukorera hano muri Kigali nayabyaza umusaruro iwacu? Icyo ni kimwe mu bintu dukwiye gutekerezaho abantu bo mu mujyi, abantu batuye mu mujyi, abantu baza gukorera mu mujyi, abantu biga mu mujyi. Twese twiga tuvuga tuti nibura nidangiza kwiga sinzasubira mu cyaro. Gusubira mu cyaro ntabwo ari ikibazo, no kudasubirayo si ikibazo, ahubwo ikibazo usigaye hano ukora iki? Mu cyaro ugiyeyo ugiye gukora iki? Hari igihe uba ubona nuguma hano mu mujyi uraza kuba nta kintu uri gukora nanone, ukaba ubona ari ukwesitinga time yawe. Iyo ubona gusubira mu cyaro ari ukugenda ukaba nta kintu uri gukora. Ariko ikintu nakubwira, umuntu ubundi aba akeneye kuidentifyinga cyangwa se akamenya ahantu hari amahirwe ye. Niba ubona mu cyaro ariho hantu uzagera ukabona amahirwe yawe, bishobora guterwa n'ubumenyi ufite cyangwa se n'uburyo wabona resources, ibintu ukoresha mu buryo bworoshye. Tuvuge niba mu cyaro aho waturutse hari imirima ushobora guhinga, uzaza bicirwa n'inzara hano muri Kigali se iyo mirima uyisigeyo? Oya. Aho ngaho inama nakugira, uragenda ugahinga. Abantu dusuzugura umwuga w'ubuhinzi, kandi ubuhinzi nibwo butunze abantu bose ku isi 100%. Twese tubayeho kubera ko turya ibyo turya biba byahinzwe n'abahinzi, tubayeho kubera ko tunywa ji tunywa ziba zaturutse mu bahinzi, amata tunywa aba yaturutse ku nka zorowe n'abahinzi. Nta muntu n'umwe kuri isi yavuga ko nta hantu ahuriye n'ubuhinzi, nubwo twese tutari abahinzi ariko twese dutunzwe n'ibikorwa by'ubuhinzi. Ni umwe mu mushinga bajya gukorera mu cyaro, umwe mu mishinga myiza cyane. Ikindi kintu umuntu ashobora kujya gukorera mu cyaro ni ukujya guteza imbere aho yaturutse. Undi mushinga wakorera mu mujyi ni ukwiga uko hanze mu bindi bihugu bakora ibintu, mu bindi bihugu byateye imbere, ukiga uko bakora ibintu byabo. Kuko niba tukiri gutera imbere bivuze ko hari aho bageze twebwe tutaragera. Niba umaze kumenya uko bakora ibintu ukabona bishoboka ko wabishyira mu gihugu cyacu, nabwo wabizana. Iyo nayo ni ubundi buryo waba mu mujyi, kuko umujyi ukeneye kugenda wimprove, nabwo ubuzanye pati yawe mu gufasha umujyi. Icyo ni kimwe mu bintu natekerezaga, gusa ndumva nshobora kuba ndi gutandukira ingingo navugagaho. Ndavugaga ku bantu baza mu mujyi nta kintu baje gukora. Ndabizi amaguru akindi bamwe abatera kubura amahitamo, bakisanga i Kigali, bamwe baje mu makamyo, abandi baje ku makara, bamwe byabaviriyemo kugira urwego bageraho, abandi baracyari uko baje, abandi basubiye inyuma. Ariko ibyo byose ni inkuru tuba twaragiye twumva, bamwe tuba tubazi. Then izo nkuru zikwiye kudusigira isomo, zikwiye kudufasha kumenya ese twebwe dushaka iki ku buzima bwacu, ese twebwe ni iki dushaka kugeraho, kuki turi kuza mu mujyi. Ubuzima iyo bwanze ushakisha ubundi buryo. Ndizera ko nta muntu utagira icyo akora cyose gishoboka kugira ngo abashe kubaho. Niba kuza mu mujyi ubonye ariyo mahitamo yawe ya nyuma, nta kibazo wabikora. Gusa ikintu nakubwiye kimwe nuko mu mujyi ntibahinga, mu mujyi
utunzwe n'amafaranga. Ni ukuvuga ngo niba udafite uburyo uzajya ukorera amafaranga, nakugira inama yo kwigumira aho uri, ugashaka uburyo wakorera aho ngaho ariko utiribuza kwandavurira mu mujyi. Niba ushaka kuza mu mujyi, banza urebe skills ufite, urebe ubumenyi ufite wazana mu mujyi wakoresha, urebe impamvu uje mu mujyi. Ese kuki uje mu mujyi? Ese uje gutembera? Ese uje gusura umuntu? Ese uje gukora iki? Uzanye iki? Ibyo ngibyo nibyo nakugiramo inama ushaka kuza mu mujyi. Uramutse ukunda iyi video, kandi like, uyisharinge, usangize inshuti zawe, kandi ntiwibagirwe kumpa igitekerezo cyawe. Ibitekerezo nkubwira ntabwo ari ibitekerezo bya nyuma, ibi ni ibitekerezo byanjye, kimwe nuko nawe ufite ibindi utekereza kuri iyi ngingo ushobora kuba wadusangiza. Nyandikira muri comment umbwira uko ubitekereza. Nasize namba yanjye muri description, namba yanjye WhatsApp, ushobora kunyandikira kuri WhatsApp tukaganira ibintu byose bishira mu biganiro. Tuzahura ubutaha muri video y'ubutaha. Ndizera ko iki kiganiro cyagufashije. Urakoze.